kugira ngo shampiyona itangire, yego Rey ikine, yego na APR ikine na Super Coupe ikine n'igiterane kibe n'igiterane kibe ko igiterane cyishe miliyoni zacyo agatogo zigera muri miliyoni 40 mu minsi 3 bafite ubwanwa Sandane waziguyeho ubwatsi cyane injira ibintu birakomeye, reka twitereke. Ubundi byashyuhiye hehe? Uwo bita Ali Kamwe akaba ari umuvugizi w'ikipe ya Young Africans yo muri Tanzania. Uyu ni umugabo ufite post cyangwa se inshingano zisa neza niza Ngabo Robin muri Rayon Sport. ni umuvugizi w'ikipe ya Young African, akaba ashinzwe n'itangazamakuru, Yego. ko yahoze nawe ari umunyamakuru ukomeye cyane w'umuhanga. Ali Kamwe barafite na lisansi se yo gutoza cyane cyane cyane. Uriya ni rafiki yangu Baranganya cyane, lisansi. ni umuhungu wanjye cyane. Uriya ni umwe mu banyamakuru bisa ndamwemera cyane, ni muto kandi afite n'amafaranga. Akuzi ko buriya yamaze kudivorsa. Kazungu Clever arambwira ati yamaze kudivorsa ku myaka mike cyane. Kazungu rwose musuhuze nawe aramukunda. Uyu mutaramu rero aganira n'itangazamakuru yaravuze ati tariki 15 ukwezi kwa munani kuri asomisiyo Bikira Mariya ajya mu ijuru. Mwitegure tunafite na konje bizari kuwa 5. Yego. ako kantu k'abantu bakanote ni kuri asomisiyo. yabwiye abafana ba Yanga ngo mwitegure abakatisha amatike y'indege muyakatishe. Uburyo bwa bisi tugiye kubushyiraho bubazana mu Rwanda ngo tutaenda Kigali kucheza na timu ya wananchi hapo Rwanda, Rayon Sport. Itariki 15 bo bamaze gukonfirima video. Ngabo yarayimaranye ibyumweru 2 kuva bakonfirima ko iyo tariki ariyo bazakina 15 2 ibyo bintu Ali Kamwe yabivuze mu byumweru 2 bishize, mu byumweru hafi 2 bishize. Oya, ibi ngibi yabitangaje nyuma, ariko bafite indi video bazapostinga ahamagarira abafana kuko bamaze kumvikana. President aramubwiye engineer ati kora ka video uzakohereza. Rayon Sport nayo yarashutinze ibijyanye no guhamagarira abafana kuzitabira Rayon Sport Day. Yego, irabifite irabiryamanye, irabifite mu bubiko nyine. Ariko abanyarwanda mwumva ahantu ubwenge buri. Muri Tanzania abanyamakuru barimo gusohora ibintu by'uko bazakina na Rayon Sport ku itariki 15 mu Rwanda, bashishikariza abafana gutangira kwitegura urwo rugendo inaha bitarasohoka, mu gihe Rayon Sport ari izakira umukino itarabisohora. Nk'umunyamakuru nafashe telefone muri iki gitondo mpamagara Ngabo Robin akiryamye, ndongera ndamucokoza akiryamye, ndamubwira ni Ngabo ugomba kumbwira ibintu ko bimeze. Amoka baya wa Severiyani Ngabo arambwira nta bintu mfite nagutangariza, njyewe bibaze perezida wanjye agutangarize. Kamwe ni perezida twaravuganye yambwiye ko ari tariki 15, nyuma banambwira yuko ngo byajya 16 ariko bongeye baravuga toya ni 15 naga 16 bazakina kuri 15. Icyo kibe azabari kuwa 5 umunsi wa konje, azabari kuwa 5 kuri 15 umunsi wa konje kuri asomisiyo kuwa 5 no bari sawa. Azabari konje. Nashyizeho icyo rero bita za nzego za rugangura ziperereza muri federation, muri Rayon n'ahandi. Ndavuga ni ngomba kumenya kukire idatangaza kandi ikipe ya Yanga yatangaje. Perezida wa Rayon ubwe yahawe garanti na federation imubwira ngo komeza utegure ku itariki 15 muzakina nta kibazo. Ariko babivuganye mu magambo na perezida wa federation. Hanyuma ntabwo bari bamuha ibaruwa. Reyo yanditse isaba stade ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani. Uko bigenda rero muri protocole Rugangura, we nka Rayon Sport wandikira federation usaba stade, federation ni itaruriyo baruwa ikayiha ministeri kuko niyo nyiri stade. Ministeri ikakonfirima ikabanga iyo tariki nibyo nta kibazo bazakine. Ibaruwa ko yageze muri Ferwafa, ko mbizi neza ko perezida wa Rayon Sport iyo baruwa yanditse yageze muri ministeri ya sport, ko mbizi neza ko kugeza kuri ku itariki 15 nta kindi kintu cyari cyishyura
wenda ngo tuvuge ngo nibiriya wenda by'abahamya ba Yehova by'ikoraniro ryabo rizaba ku itariki 8, 9 n'10 kuki atabivibarwa muri ministeri ikonfirima Rayon Day ku itariki 15 mwize muri Ferwafa ibwire Rayon ngo konfirime muzakina 15. Iyo ni dilema ya mbere. Aho haneye ubwoba. Iryo ni yobera rya mbere. Iyo ni yobera rya mbere. Ubwoba bwanjye ngiye buvuga kare. Yari n'ibyo bita ishidika. Kuko wowe uri kumwe ko muri Tanzania bakonfirimye ibintu. Ariko i Nyarugenge iba ruyimaze icyumweru muri Ferwafa no muri ministeri yagezeyo. Zandani zimwe zikanambwira ko ngo habaye n'ikiganiro hagati y'umuyobozi wa Rayon na ministre baganira kuri icyo kintu ngo aravuga ati na federation ibyemera we are okay with that twe nta kibazo dufite kuko bose aravuga ati kuzana Yanga nk'ikipe ifite izina ikomeye ni ikintu gifite imbaraga cyane azamura n'umupira w'i Kigali kuko mu bukerarugendo nka ministre yumva ibintu mu buryo bwagutse ministre n'umuntu nyine wabaye muri RDB arabizi ati ku muntu w'Abatanzania bangana gutyo abanyarwanda baraza gukodesha amahoteli abo bashyitsi baje barye banywe barakodesha imodoka ahita yumva nyine ayo mafaranga agiye gusirikira ibyo bintu byose ni nayo myumvire rusange twakabaye tunafite. Niyagiye hano haruguru gutanga raporo y'ibintu byabaye muri siporo mu mwaka aravuga ati twakira abashyitsi muri Tanzania ese si visit Rwanda urumva ahantu bikariye abona amanota menshi akavuga ati hapo zuri ahantu bikariye iyi kipe ya Yanga 15 n'ibidakunda ku itariki 20 izahita ijya muri pre-season muri Namibia. Ntahandi hashoboka hari pre-season yateguye n'ikipe yashatse kuyisaba mbere irabwe ati twebwe tuzatangira imyitozo mu ntangiriro z'ukwezi kwa 8 kuko abakinnyi bacu bagize umwaka muremure rero byibura mu bishyira kuri 15 tuzatumaza ibyumweru bibiri mu myitozo birasobanutse. Icyumweru cya mbere ni cyoroheje, icya kabiri ni cy'amataktike tukaza mu ma friendlies tugatangira gukina ama match nawe ukambaza ngo ihurizo riri uretse gato kano gato uvango ikipe ya Young Africans impamvu yashyize tariki 15 ikanayikonfirima nuko yanditse mu butumwa bwayo ivuga ngo ni igihe cyo kwipima kuko Young Africans nayo yaguze abakinnyi bashya n'umutoza ni mushya babwiye abanyatanzania ni igihe cyo kwipima uyu mukino uzabugamije kwipima niko bawise umukino wo kwipima gupima ikipe nyine bazasohokana muri Champions League. Ingingo ya kabiri rero amakuru asumira akambwira ko nyamukandagira mu kibuga APR umukara n'umweru kipe ngabo z'igihugu ku itariki 2 igomba kumanura ikigugu hano ku mugabane wa Afurika hagati ya Simba Sport Club na Kaizer Chiefs yo muri Afurika y'Epfo. Numva biryoshye. Ikaza ni Nyarugenge ikaza gukina na APR. Match ya gicuti APR ntizajyayo bazayisanga inaha Nyarugenge. Na makuru na yahari. Iyo tariki niba APR yifashe ku itariki 2. Yego. Bagakina muri Stade Amahoro. Sindiyo cyane. Ku itariki 8, 9 n'10 ubwo nindi weekend irafunze kuko abahamya ba Yehova bamaze kwishyura miliyoni za bafunze badasakuriza ba Yehova bishyuye muhari uretse kwishyura ubukerarugendo nyobokamana ni ikintu kiremereye hazaba hari abantu ibihumbi n'ibihumbagiza bavuye imihanda n'abajije umuyehova ukora hariya ku cyiciro cy'abiremera aranga ati twe tuzamanura abantu ibihumbi 4 hazaba havuyemo abazungu muri Amerika bo bahamya bayo babandi batongo babandi bandika bino bitabo byitwa ibitabo by'umurinzi umunara w'umurinzi sinzi umuyobozi w'abayehova sinzi uko bamwita umuyobozi w'abayehova ku rwego rw'isi ariko ubundi musipoze ko uwitwa nka papa w'abayehova azaba ari Nyarugenge udakina n'abayehova ubwo aya matariki ntari iyo ni sacré none 15 niba tayikonfirima ko aribwo shampiyona ari gutangira Rayon Sport day cyangwa umunsi w'igikundiro wazaba ryari impamvu twari tuvuze ngo wenda tuvuga ko rero yakabicumye kabishyira muri weekend ya 22 yamaze kugisubiza muri umuna wanjye Rene ko bazabigireye Namibia ariko ikindi gikomeye Amavubi azabagiye muri lokale kubera ko Amavubi agomba kujya muri Nigeria tariki ya mbere kwezi kwa 9 Amavubi azatangira umwiherero 25 z'ukwa 8 nibwo azatangira camp Super Coupe izakinwa ryari kwizigera niyo ngingo ya nyuma nkibaza ikibazo kimwe APR itariki ibintu byayo ku itariki 2 ku itariki 9
abahamya ba Yehova bifitiye stade 15 Rayon Sport ifitemo stade 22 ntiwabiterekaho nga kuko abantu bazaba bagiye mu Mavubi. Oya bazaba bari mu Mavubi. Amavubi azagenda 25 muki bagatera burya bakacyana kuri 22 Super Coupe zikaba kuri 22. Ubwo icyo bivuze shampiyona yahita yimukira mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa 9, mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa 9 kuko ro premier ntabwo cya byashoboka. Tariki ya mbere bari gukina Amavubi ni 25 nibwo bazajya mwiherera. Tariki ya mbere Amavubi agakina afite match ya mbere na Nigeria ku ya mbere tariki 8 na Zimbabwe z'ukwa 9. Tariki 8 agakina na Zimbabwe. Yego. Bivuga ngo icyo gihe shampiyona yahita yicuma igatangira nko muri 15 z'ukwezi kwa 9. Attention kuro muri aya matariki ni nabwo Champions League na Confederation bizaba birimbanyije ko ama equipe azasohokera igihugu. Rayon Sport na APR tuzo. Rero reka njye mbabwire uko ibintu biteye. Ikaba gute ryari mu buryo bworoshye tutagiye ku ruhande tudaca ibintu ku ruhande. Umuntu wo gukemura ibi bintu para amagorane numwe ni federation gute hamagara aya mayikipe yombi ba APR n'abayobozi ba Rayon Sport. Abwiye Rayon Sport muravuga ko muzakina ku itariki 15 turabivivuye. APR muravuga ko muzakina ku itariki 2 turabivivuye. Abahamya ba Yehova bafite stade Amahoro itariki 8, 9 n'10. Ibyo ntacyo twabikuru aho ntimwanakoraho rwose aho haravivuye. Mubabwire muti wenda ku itariki let's say 20 cyangwa 22 cyangwa 20 zingaye muri iyo weekend muratera muzakina match ya Super Coupe. Hanyuma hari bitangire ku bana abareba banavuze ngo Super Coupe ngo ibaye imbere ngo bakinisha ngo ikipe ya kabiri ako hari mwakumvisha. Ngico mvuga ni iki ngiki Super Coupe nibaye kuri 22 si ngombwa ko tuvuga ngo Super Coupe niba mbere ko shampiyona itangira iyo weekend itariki 15 n'ubundi abandi ntibari gukoresha stade Amahoro bareke Rayon Sport ikine kwa 5 kwa 6 izindi zikine match za shampiyona zitari Rayon zitari na APR simbizi kuko zaba zitegura Super Coupe uzireke zikine match yabo ya mbere ya shampiyona. Izo kipe za Gicumbi zazamutse zizabe izo zikinizo zamukinisha umwe izari gukina na Rayon na APR zisubikirwa 22 zize zitere Super Coupe nibarangiza iyo match abakinnyi bajya muri camp ya national. Icyo tubivugiye niki hari ikintu cyangwe mu gutwi cyaba atari cyiza cyo kuba Rayon Sport yarabanje kuvugisha inzego bireba kuko Rayon Sport sabasazi kujya kunegosia muri Tanzania idafite itariki yizeyeho yakiriraho. Yananditse iyo baruwa ifite ibyo bintu. Ferwafa nimushaka gushyira Super Coupe ku itariki 16 muri iyo weekend yari yari gukinamo, nimushaka gushyira Super Coupe kuri iyo tariki 1 muramutabaye feya ibyanye mbivuga kare sinzabivuga nyuma kuko nibwo bibadirika nge bivuze mbere hari atarimo fairness kubera ko Rayon yabikoze mwabiganiri. Second nimuyishyira muri iyo weekend muramugiye kubuza Yanga kuza mu Rwanda, ibyo ni bibi ku mupira w'u Rwanda no ku buzima bw'igihugu kuko ibyo biraturibita mu mafaranga ari kwinjira muri ubwo bukerarugendo twavuze bwa siporo n'izindi nyungu twese tuzaba ku mupira. Ruga wivunika njya nkavuga niyo weekend numva nta cyabi muyifixe mwemerereyo mwemerere APR kine kuri 2 Rayon kine 15 hanyuma Super Coupe muyikubite 22 izindi zitangire weekend ya 16 zikine champion. Rayon na APR muzisubikire zo zizaze gukira rubundi nyuma ya equipe nationale nyuma y'Amavubi.